Bowazi yaracomotse mu idirishya ngo yirukanke bahita bamufata ubwo kuki bamufashe bamubujije gusohokera mu idirishya bakawita bamufatiye iki niba nta cyaha yari yakoze. Papi, hari ibintu byakomeje guhwihwiswa, hari izina Plaisir wigeze wumva hari ahantu Kimisagara? Hari amazu ngeneye nahawe n'umuturage umwe avuga ko ngo hari umugabo w'umuyutuba wagiye gucyura umugore kwa muganga ariko ngo kagenda najyana indabo. Ubwo rero nicyo guhaza avuga ko uwo mwana yaba ari uwo munyamakuru, ariko ntabwo yambwiye ngo ni izina Plaisir. Ariko bavuga ko umunyamakuru wagiye kumukura kwa muganga wajyanye n'indabo ngari w'iri mwana. Ahubwo umuhigi ni Plaisir wabashije guhiga neza, Imana ikamuha ubutunzi, ikamuha imodoka, ikamuha zaburishya, ikamuha n'ururabo rwo kubasha guha Berize yabyaye. Erize naramutse ncukumbuye Erize nkamwinjiramo nk'umuvuga butumwa, nta nubwo afite n'igice cyo kumubwiriza butumwa. Erize nkubwire ngutemo neza, nkubwire umudamu wawe wa mbere ahatuye yabaga mu Zambia, mwatandukanye mwadivorosheje, nkubwira ahatuye muri Kigali ko hari umuntu wamamaga yakampaye bakuru. Cyo ni kimenye. Noneho nusanga ibyo mvuze atari ukuri uvuge ko Korode ujye kuri cana uvuge ati Korode arabeshye. Erize rero akwiye gusaba imbabazi ubwabyo, agasaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'inzego z'igihugu kuko yaharabitse inzego z'igihugu. Rero ntababazwe yuko abantu bamuvuga ko buriya mugore yashize ibyiwe hanze, ababiyiwe hanze, we yaharabitse inzego z'igihugu bukeye. Niba rega najye kurega muri ribu ko bamuharabitse na Korode nashaka zatange n'izina rye. Umunsi avuga murangira Bitsera akamuvuga mu izina, akavuga ko museri wungirije w'umudamu muri polisi, akavuga izina rya muharabika, agaharabika igisirikare, agaharamika RDB. Uwo munsi nanjye Korode nzababaza ni munyereke dosiye ya Erize aho mwamuregeye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza ukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show ndetse n'Ikaze TV. Nizere ko mumeze neza cyane, ndabasuje kandi mbifurize kugubwa neza. Ndi hano mu Bugesera, ndi kwa Pastor Claude, tugiye kuganira ni ibintu byinshi tugiye kuganiraho. Wowe icara utega amatwi wumve uburyo Satani yateye bamwe mu bakozi b'Imana, wumve uburyo umukozi w'Imana yaragiye kwikora mu nda ariko Imana igakinga akaboko. Ese Bowazi yateye inda cyangwa ntiyagezeyo? Ese Plaisir niwe wamutereye inda, niwe wagezeyo? Ubwo byapfiriye ahari ku bikoresho by'abantu babiri. Ubwo nibyo bintu tugiye kuganiraho cyane, ndetse hari n'umwe mu bakozi b'Imana wumvikanya asaba ati wampaye wangiriye impuhwe. Ibyo byose rero tugiye kubicacambuwa kugira ngo tuganire, muraza kunyurwa cyane. Ndi kumwe na Pastor Claude, amazina yanjye nitwa Emi Nyawe, kuri kamera ndi kumwe na Jerry ndetse na Prince, nibo tugiye kuba turi kubana. Pastor ngo hayi kaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Mpigi ziremewe ubwo muremewe pre Jerry muremewe nta tura mwe mufite mwemewe ngo nabahigi ako si iryo jambo abahigi ni impigi ariko nabahigi kuko bari kuri kamera barimo barahiga. Impigi rero bitara impigi bishakisha itaravumbura, ariko baravumbuye bafite za kamera bakameza. Ubu nawe uri umuhigi nanjye ndi umuhigi, ndimo ndahiga gutyo. No gushakisha ubuzima. Ubundi umuhigi aremewe, impigi bitaremerwa. Impigi bitaremerwa. Ariko ndabona none ubwanwa bwakubajye bwishi kabisa, nicyo kigaragaza impigi. Wabonye bwa Bishop Gerard ukuntu bugera hano gutya nka Savimbi. Ubu ndumva bwarenze uyu munsi ndarambuko yabazongera kumbona ejo bazaba. Uri kukubabaza? Burimo urambabaza. Niyo mpamvu bukoramo buri kanya. Pastor umeze utese? Meze neza. Ako ntubaza ukihana ko wihaniye kwa nibishaka. Nihane biki? Kuko icyambere twakoranye ikiganiro ngiye kumva numva ishyano ricitse umurizo ngo nibishango mbabarire ngo nishoye mu bintu ntabizi. Hari ahantu wankubise akantu warambabaje. Narakubabaje? Warababaye? Oya narababaye ngo kubita intuze ndagucyamura, noneho uzana ka kinubi gaca ku ruhande nabi kubonye nawe ngo kaki.
abibonye ariko nta mutima mubi nta mutima mubi burimo burya buri muntu wese yivuga uko ikivugo cye kingana buriya ahantu bari kuvuga uti nibisha umbabarire iyo usanga nibishaka urukiko rwaravuze ngo umugore wa nibishaka Dorothea urukiko rusanze kubera amakosa ye aratsinzwe none hatsinzwe wakubaza ngo hatsinzwe ndebwira abantu watsinzwe muri rura rubanza watsinzwe ni ibishaka aho rero noneho uremewe ejeri ntiyemewe uremewe ariko bakoze iki iyo uvuga gato ntabwo itazana imyanzuro rage nagiye kwishakisha ariko bakoze iki divorce nyine uriya mugore yashakaga umudamu dore uko bimeze umudamu arabagiye ubwa mbere ari Bagti na n'umusaraba TV Nepo w'umusaraba wabonye ko yagiye tanze kandidature kuba depite ejo bundi warabibonye ura ntago yaba depite iki none si ijwi ryawe ryatuma ataba depite ko ngaho nicaye ijwi ryawe ni rya Gapombe amajwi abiri yatuma ataba depite ari we depite si ngaho twicaye se uzabimbaze nzabikubaza kuko Imana iza kugira ukomeye ikugira ukomeye sibyo ntabwo ibintu byo kwirirwa ari bampora iki wacukuraga imisarane za toilette mu kimicanga wavuye muri za toilette ngaho nyumvira akajya muri ntuzi nyuma yaho akahita aba depite harya uriya afite YouTube channel yitwa Umusaraba TV ni umukozi w'Imana cyane oya wowe ikikurimo bari cyuvuga niba kigize icyaha ukireke niba kitagize icyaha ari byo navuze nta cyaha njyewe Imana imufashe bikunde ariko urumva gusa ariko impamvu bivuze wa mugana ufite impamvu ngo nanjye sindabona umudepite wigenga yatsinze ngaje mu nteko n'utuntu na tumwe burya iyo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cyangwa no kuba umudepite bagendera ku bintu ibi bitatu icyambere kuba uri umwene gihugu kandi n'umwene gihugu icya kabiri kuba uri umwizerwa cyangwa se urinda kemwa mu mico n'imyifatire ibyo arabyujuje ako kandi nuro kinda cyangwa no bice none se kutajya ntabwo ushobora kujya muri ergaje hari anagiyeyo ntabiriya Nepo yatanze nanjye nabitanze muri komisiyo muri 2000 na kangahe ugiye kwiyamamaza kwa nari no ku rwego rw'intuze rwa politike wari ufite ishyaka none se umuryango ntukora uri kubyumva je nari ku rutonde ntabwo nagiye ari nkanjye jyenyine dore rero aha rero urumva kurinda cyangwa mu mico no mu myifatire ibyo arabyujuje kuko icyambere yabitwaye uzi se parike yamuhaye icyemezo cyuko atigeze afungwa rib ubu noneho nari bibirimo ribu yamuhaye icyemezo cyuko nta kintu akurikiranweho nta n'ikintu nigeze akurikiranwaho oya ntacyo kuko muri systeme babiri muri systeme yuko wenda Emmy ukurikiranweho yakurikiranweho cyangwa yitwaye gutya ntabwo yitwaye neza ibintu nk'ibyo urumva rero icyo gihe ariko we yagiye atanga ibirego by'abantu bagiye bamuhohotera ibyo biratandukanye bamutuka ibyo biratandukanye urumva Emmy kuki president watagiyeyo inde president buriya ntabwo yiyaminiye rega buriya ni impano byose ibintu byose ni impano umuntu ashobora kubaza ngo kuki abantu bose biganye na Emmanuel Eminyawe atari abanyamakuru urumva hari ibindi barimo nawe president niyemewe kuko we niwe n'ubundi tugiye kuza ntiyemewe aremewe ku ruhande rumwe we aremewe nkawe ariko ushobora gusanga uruhande rumwe hari sakadenge za sakasi n'ibintu bidasobanutse urumva rero hari sakasi tugera tumwumvaho rimwe na rimwe gusenya ingo z'abandi ibyo byose sindabimenya ubwo urabinyinjizamo byumve bigenzure nusugusa se do ikayi turayifite arabajya babona nifite ayintuze batando ku murongo w'ibyigwa buri kimwe cyo si wabwiye si ibyo tugiye kurebera dore ngibi birahari Jihad nanjye dore batera udutebe Jihad batera udutebe ubwo rero uriya muvandimwe narindi kwivugira bya Brage ariko Imana igufashe uremewe w'Umusaraba TV uremewe Nepo Imana igufashe kandi ahubwo batangira baduha amafaranga yo kwamamaza turi bitangaza makuru se natwe Nepo se nawe yayazana ni gahunda zabo nizigerwa zo ubu ntabwo bemerewe kwamamaza
hari itariki bazahabwa na komisiyo ubundi buri umwe wese akora iyo bwabaga yafungura tubuca n'uwo munsi akavuga ibyo azakora bitakozwe akavuga imihanda azayishyiraho itarajya akavuga amazi ahatari ubwo natwe tuzagenda gusiza impamvu nshobora gushyigikira nepo nyikubwire yego iya mbere kuba yaranyuze muri ibi bintu bya online azi imvune yego ashobora wenda kuba yasaba azi n'ibyaha bibera hanze kuri biba hanze aha muri social media azi n'imvune zibamo amafaranga abamo cyangwa atabamo akaba yasaba ko hashyirwaho wenda nk'ikigo runaka kiba cyabasha kuba cyafasha abanyamakuru kugira ngo bagire uremewe rero uremewe noneho uremewe ubwo rero birahari ejo twumva inkuru dutangiriye ejo se uhereye ejo reka mperejo ejo se ko ubuhereye hafi duherehe oya wowe niwe munyamakuru yego wowe wavuze ngo njyewe nabonye tugiye kuvuga kuri Boaz ibyo ni iby'ejo hashize yego tugiye kuvuga ku muntu ngo wari urimo asaba ku bitsina ngo bamuhe aho hashize n'amezi 6 abisabye ariko abisabye asohotse ejo bundi ariko by'umwihariko turitsa kuri uyu umuhanuzi witwa Boaz ndetse hagashyirwa mu majwi umugabo witwa Priscilla buriya rero Emi yego uri mu YouTubers wanabintanzemo yego buri ugomba gushaka ibintu bituma bikwega abantu bakurikirana iyo nkuru ya danje aha rero niho tugiye guhera inkuru ya danje bari utangira aho inkuru ya danje n'umuntu washifata za average 15 20 makumyabiri n'umwe wa rero washatse kwica umugore n'umwana twagiye uriya Boaz abantu benshi baramubonye ku mugore w'igishongore n'igikaka kabisa umugore witwa Berize amakuru akavuga ko bamumushingiye atabishaka imiryango iri kubirwanya ati umwe yawe yarabishakaga ariko banze uvuge nanjye ndagarutse ati Berize no mukonyine kazi undi no mukigakazi niho byatangiriye umukobwa aravuga ati ngewe niwe mugabo Imana yamitiyemo ejo tugiye twumva atari ku mugore yari inshuti na Priscilla ubwo Priscilla bivugwa ko ari nawe wabikurikiranye n'uriya mwana uriya mugore yabyaye bivugwa ko ari we kuko ari nawe wagiye kumuzana kwa muganga yewe bivugwa ko no mu byagiye ku mwana ibyinshi ari Priscilla wabiguze ari gutera inkunga umuryango ugiye kubyara kumbe no kurera n'ubundi umwana we aho niho tugiye guhera pastor hari icyo biziho guhaye ikaze Ikaze ku Ikaze TV nanjye nguhaye ikaze ku Ikaze TV bw'umuhaye ikaze kuri Dynamic Show yego tubaze dusuhuza abakunzi iyi nkuru bagiye kumva hari ibyo bashobora kuba bumviseho ibihushuka ariko bagiye kuyumva nyayo inkomoko imizi n'imihamuro yego uyu Boaz ni umuntu wamenyekanye asengera mu cyumba cy'amasengesho cy'imisagara ahahurira na Berize Ezekiel uramubona uyu wa Kiranuka TV uriya muhigi ndamubona uriya muhigi rero yari afite icyumba cy'amasengesho cy'imisagara hejuru Katabaru niyo ari Katabaru noneho bahakubitanira Boaz na Berize bahuriye muri icyo cyumba basenga Boaz ubwo yahazaga yitwa ko ari umuhanuzi bakamufata nk'umuhanuzi akajya ati mu mwuka ati bashaka batu umuhanuzi ukomeye yabonetse yereserewe ndakubwiza ukuri noneho Boaz uyu atangira guhanurira abantu muri icyo cyumba cy'amasengesho muri iyi mihanurire akabaze Minyawe ati Minyawe yambaye inkweto za Supress nziza yambaye ipantaro imeze ukuntu yambaye umupira urimo umuhondo n'ibiki yaragucunze yarakumenye cyangwa hari umuntu wamubwiye ati Minyawe afite umupira urimo amabara ya naya yambaye isaha ya Rolex ibintu nk'ibyo kazagucunga wasenza akavuga ati Imana inyeretse hari umupira usa gutya ugira n'isaha imeze gutya waba ubifite ati ndabifite atuvuga ko Imana imbwiye kandi arabizi noneho niho byatangiriye ajya kuri social media bamufata nk'umuhanuzi bamwimika nk'umuhanuzi ariko uhanura ibintu bidahari ibidasohora nka byambi byo kwa nibishaka Theogene noneho
atangira nyuma yaho nibwo yatangiye ateretana na Berize. Ntabwo ari Ezekeri wabahuje na Ezekeri ntiyabimenye uko byagenze. Ubwabo baricomekaniye bati umukobwa ati urumva mu cyumba baravuga bati Imana iguhaye umugabo kandi umukozi w'Imana. Urabyumva? Berize ahanurirwa ko Imana imuhaye umugabo w'umukozi w'Imana. Ariko ntibamubwira niba ari gasongo niba atari gasongo niba ari fupi cyangwa ari muremure. Urumva? Noneho ubwo Berize ajya mu mwuka wa sharabo shakatara basikoro mo shakandara bobobo reba saka ati Imana yavuze. Birangira yinjiye mu rukundo na Bowazi. Bamwe baravuga batari kuriya muntu. Iwabo Bowazi ajya kwerekana umukobwa. Umukobwa agize ngarajyana umuhungu. Arabaza batari kosha. Beri ni ryari wabonye wacu turya isenene. Wabyumvise? Bati Bowazi bamubonamo nk'isenene. Nyine baza urumva hari utuntu isenene yose. Cyangwa ishwegege. Oya isenene ntabwo uzizi. Ndazizi Tijara Kabendera aranazicuruza buri acuruza isenene. Isenene nazicuruza. Reka sha siko zagiye rwose ku nukuri ko Imana Tijara kera Tanzania acuruza isenene. Ntabwo nkibona cyaboza mu minsi ishize nabonye hari utuntu tw'intuze hari utundi bitwa iswa urazizi Ni iswegege. Noneho barabaza bati wigeze ubona iwacu turya isenene cyangwa iswegegere ututuntu tuguruka haguye nk'imvura ukuntu ibintu nk'ibyo. Ubwo Bowazi bamubonaga nk'isenene. Baze wumve ibyo niwo byivugiye sindaza aho ngaho. Nyine baza wumve urumva hari abantu barya ingurube baza wumve se hari abantu barya ingurube bamara kurya ingurube bakarenzaho amata hari n'abandi ubundi kirazira kunywa amata ngo urenzeho ingurube kirazira cyangwa kunywa amata ngo kurya inyama ngo unywe n'amata ni icyaha kirazira rwose ni amakosa mabi cyane n'amahano uba wishimye n'amahano. Umukobwa aramubwira ati twebwe iwacu urabizi ko ishabwe tuyikoze umwumbati muhogo cyangwa se icyo bita umunyigi twatetse neza hariya reka abantu bose bari bamaze iminsi batumva ndayumva urayumva ntabwo yizi oya ndayizi kuko n'agapome wanje ni hariya kandi ishabwe arayizi iki kiganuze kukimwereka ko pasta Korodimani ifite pièce yavuze ishabwe oya n'abadiaspora badukurikiye ba hariya tubakumbuje ishabwe nitubaramusya mu izina rya Yesu Kristo rikira amazina gona abanyankore abumva abahima ubwiye twagegene barayibonye ati nituyemera urumva baravuga bati ko tubona Bowazi hari uwo mu bantu bashobora kuba barya iswegegere cyangwa isenene bashobora kuba barya ingurube bakarenzaho amata ibi bintu bibaho koko ni muri biravugwa kuko byarasesekaye cyane kuri social media kuri zaburi icyo byaravuzwe n'ubuhamya Bowazi yarabyivugiye n'umukobwa niwe w'umukobwa hanyuma rero bene umukobwa yaranabyivugiye Berize yego hanyuma birangira ari ukujya mu murenge nta famiye y'umukobwa yahabonetse hari wabona uyu muhungu bavuga ati yo senene wapi urabyumva neza bati abantu barya senene batagira oya senene ndende senene ndende ahubwo ubona iswegegere ubwo bamubonaga nk'iswegegere baryiswa yavuze ati uyu mukwe wacu uyu ntabwo yaho umukwe wacu ko turamubonamo umuntu ushobora kurya ingurube akarenza ushobora gufata amata inyama y'intuza akabirenza amata kandi bidahura ibyo bintu ntabwo byashoboka bamubajije bati ishabwe urayizi bati ntabwo ishabwe nyizi amavuta se y'inka yo urayaza toya ntabwo tugeze turya amavuta y'inka ntabwo tuyazi ari Bowazi wabyumvise yego urumva rero ntabwo yagaragaye nk'uwacu we uhanyura mu bacu nturi mu bacu noneho umukobwa kuko Imana yavuze shitani yavuze ntabwo ari Imana yavuze kwanza muri icyo cyumba icyo gihe havuze shitani bayita Imana ko Bowazi Imana imuhaye umugore mwiza w'igitangaza ko Berize Imana imuhaye umugabo w'umuhanuzi kandi ukorera Imana uzi guhanura cyane birangira tekinike bazikoreye Bowazi na Berize ibintu bijya aho ngaho biba gutyo nuko bageze igihe rero urumva bayikoreye ibyabo umukobwa abwira umuhungu ati sheri ndagukunda je t'aime beaucoup
bebe wanjye ndagukunda tuzabana mpaka tuzagendana mpaka tuzasengana mpaka tuzahanurana mpaka tuzabyarana mpaka tuturane mpaka dusimbe imipaka tujye mu ijuru mpaka ndagukunda mpaka Berize ayo magambo yabwira Bowazi kugira ngo amusubizemo ibyiringiro by'uko iwabo babonye ko ari umukwe udashobora kubabera umukwe wabikora nka Berize ku giti cye famiye ya Berize itabishaka yego noneho habamo ijambo rivuga ngo ariko sheri uzankunda nk'uko ngukunda kubone iwacu mu muryango banciye kubera wowe batakwemera ngo utababera umukwe mu bakwe bateganya nawe ngo mu bakwe bateganya wowe utarimo utari no mubare w'abakwe Bowazi ati rwose nta kizantandukanye nta usibye gupfa byonyine nicyo kizantandukanya muri iyi si na Yesu nagaruka akatujyana mu ijuru ariko tuzajyana mu ijuru icyo gihe nuko ubwo bigeraho rero bajya mu murenge bashakashaka uburyo ba tekinika diru kwa je systeme bajya mu murenge bagiye mu murenge tariki enye z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2023 enye z'ukwa gatanu 2023 bajya mu murenge bukeye bwaho tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu nibwo bakoze mariage mu rusengero wabyumvise minyawe ndiko kumva Dynamic Show cyane ndiko kumva abantu bumve show tubabwira ibintu bizima bicare bumve batega amatwi abaryamye bashyire telefone hafi abari muri salo nibarebe neza tekinike diru ikaze TV Dynamic Show hose birebera hanyuma itariki 5 Brazil Ntaganzwa wa Zaburisha nibwo niwe muntu ari mu murenge yafashe ikitwa video yagiye mu murenge wawe yarahari tariki 5 enye yarari mu murenge tariki 5 Brazil Ntaganzwa yarari mu bukwe bwabo anabafasha kuzenguruka Kigali kugira ngo bemeze isi yuko byabaye bemeze niwabo wa Berize abavuze ko atababera umukwe babone ku mukwe asharamye ari ku cyangwe ubwo bivuze ko ubukwe bwakozwe nande ni Zaburisha ni Zaburisha ni Brazil yenda avuga Zaburisha sinibuvuge Brazil ni Zaburisha kandi Zaburisha ni ya Brazil uko niko tubivuga kuyo nituvuga Zaburisha turavugamo aba diaspora n'abanyarwanda bose ariko ubwo urumva ntabishaka ntabwo nasabira ubufasha umuntu kwikaza utabishaka ntabwo wakamamaza umuntu kuri Dynamic ngo umwamamaze n'ibishoboka rero urumva tekinike diru uko zagenze pre harya umwuka bagiyemo wavuga guki hanyuma rero sasa uko byagenze rero nuko nguko Brazil abasabira amafaranga aba diaspora ubukwe bwakozwe n'aba diaspora binyuze muri Brazil wa Zaburisha none abantu bakibaza Brazil ko hari abantu benshi bakoze ubukwe babarokore Zaburisha itatahiye ubukwe itanatwerereye kandi bari abantu be aho ngaho abantu hagahita ashyiraho akitso abantu baribaza Brazil abategeka ko nta yindi kamera cyangwa cano iyo ariyo yose uretse Zaburisha yonyine gusa niyo yari yemewe gutangirwaho ibiganiro wabyumvise niyo baba baragerageje kwibeshya gato bakatanga ikiganiro uwo muntu yasabye babanje kubaza Brazil kumuri uyu yadusabye ikiganiro tukimuhe cyangwa tukireke ni mukireke cyangwa ni mumuhe uwo ngo ishobora kuba ari nka cano yitwirere TV niyo yonyine nabonye bacishije ikiganiro kimwe hanyuma Brazil bashyira amafaranga intebe baragura ibintu byose ku buryo babaga mu nzu uyu munsi y'ibihumbi 150 wabyumvise iyo nzu y'ibihumbi 150 yishyurwaga no mu diaspora bisabwe na Brazil Ntaganzwa wa Zaburisha ubwo amafaranga ni Brazil wajyanaga akayabashyikiriza mandiko yasire nuko byari byubakitse mu isi y'ubwuka okay hanyuma ariko Jerry wowe usakije mwana
hanyuma rero sasa ibi bintu abakeneye kubimenya oya barabisanga iwacu hano twese ku ikaze no kuri Dynamic Show nanjye kubabwira ngo babisanga ahantu runaka ahubwo noneho hari n'igihe yafashe amafaranga umuba rwose arangujyana amafaranga aravuga ati uru rugo ndashaka ko mubaho neza nta bibazo nta parapara ntaki umwana kure neza ubu nta abantu babuze mituweli za muri cya yashyira mituweli do sante nta bantu bakereye ubundi icyakoze twamubonaga mu bundi bufasha mu buryo ariko ibitangaza abataje none ntabwo harya ngo twagize ariko ugu munsi habaye ibitangaza uyongera ugasubiremo ngabataje none ntacyo bagize gutegura ntabwo bazi ibyawe ariko uyu munsi habaye ibitangaza uriya mwana nawe irandirimbo yagoye n'amara shaka utazana igitambaro sorry zari igitambaro shapure urumva rero Brazil harimo ibintu byinshi bya kata harimo bya sakadenge ibintu sakasi bundi ni ibintu bidasobanutse urumva urugo arwiseho urumva intangiriro bakimenya ko bagiye kubana urumva Brazil nta cyapfana na Boaz ariko samara ntagaragara muri kamera bwana oya nta kibazo urumva zari agatambaro Brazil nta kintu apfana urumva Brazil ntacyo apfana na Bowazi si mwene wabo si mubyara we si nyirarume si se wabo si ki habe namba aha rero abantu baribaza bati ni urukundo ruhebuje Brazil yashatse gufasha Bowazi na Berize kuko hari n'ibivugwa tujya kuja turi burebere hamwe kuko ubugenda ashaka kuba jihadi wo mu isi ya gospel jihadi ni wasekera sindi jihadi mu miterere ye umuntu wese agira uko abaho yewe ndi Claude gospel technique kwa systeme kwa jet uyu muntu President Ntaganzwa tugiye gusuzuma ese nizihe ngo yagiye avugwamo zikanasenyuka zasenyuka ariko se izubakitse nazo turazi ntabwo nzizi hari urwo zise kuko twebwe tumwumva muri iyi mihanda twongeye mwumva namumenye kuri korali ye yayoboraga ministeri Holy Nation buriya nayo hari ibindi byayo mu gatenga ngo kwaje inyuma hepfo iriya kwa systeme technique akaba Vitali kukiyaje muri Vitali yagarutse kuri iyi mihanda ko akabaho no gusenyuka ku rugo rwa Vitali akaba yarabuze burundu akaba yarahungiye Kongo buriya avugira Kongo ku murongo wa telefone abariho kuri WhatsApp abariho ari kumuhamagaye telefone ntiwamubona ari muri Wazalendo rero Wazalendo nta nubwo ari M23 oya hono nawe rero waboneye ubwo mandi ko yasire wegorore aho nawe waboneye ubwoba Wazalendo ntabwo akiri mu bacu uwo yamukuye mu bacu ayo makuru ugiye kuyakurikira nisanga ari Wazalendo Vitali Memburo ari Wazalendo bye kuko njye ndibuka Vitali twahuriye muri immigration ngewe Kacyiru se cyangwa Igoma cyangwa Bukavu ndibuka tujya kujya i Burundi mu gitaramo cya Debene mu kwezi kwa 10 nahuye na Vitali bari kubyumva ndagusikiya nawe barimo bamuhereza passport ye byarangiye bamuteremo ati ugiye hari se bateramo nyine bamwemereye kuyimuhereza atugiye ngiye Kongo rero aho urumva mwarabonanye ubwabyo hariya yayobyaga uburari urumva hariya yayobyaga uburari ahubwo urumva uko byasa kose n'ubundi barakubaza ngo urashaka kujyayo
swati ubwo ni Kongo, Tanzania, uko Tanzania ni passport ni laissez passer, i Burundi ni passport ni laissez passer, Kongo ni passport laissez passer, na Uganda Kenya, oya Uganda Kenya ni indangamuntu y'u Rwanda. Ufite indangamuntu y'u Rwanda rwose Uganda Kenya rero nuko byari bimeze. Iyo rero ni tekinike icyakora icyemewe cyo ashobora kuba ari mu bihugu nkaho hafi ukuntu tekinike muri Wazalendo. Oya ari muri Wazalendo atoke kure kuko abo ngaho ntabwo ari muri M23 rimwe kabiri gatatu navuga nti rimo shatara bose gutsinda ni haleluya amina. Hanyuma rero sasa Boaz uyu nguyu yakomeje gukorana ibiganiro n'umugore we by'urukundo, bagacuranga kuri Zaburi, bagacuranga bakagira gute, Brazil akabasura akabashyira utuntu amafaranga akabashyira akababwira ati rwose mbazaniye ubutumwa, mbazaniye ibintu nk'ibyo. Ejo bundi rero abyaye umugore ngo ajya kubyara, bivugwa ko hari imodoka yamutwaye kwa muganga, Boaz ngo ntiyari ahari. Ariko kugeza ubu ntibimenyekana niba ari President wajyanye umugore kwa muganga ni imodoka. Umuntu wajyanye umugore kwa muganga ni President, ese kubica ku ruhande. Oya ibyo nari ntabimenya neza, kubera yuko ahubwo mu kuva kwa muganga urumva yamutwaye kwa muganga si yamukuye kwa muganga, ahubwo bivuga ko President ari gushobora kuba yarakuye umwana kwa muganga, umugore kwa muganga agatanga n'ururabo. Niwe watanze n'ururabo. Ururabo nyine bisobanura ngo ndabakunda, congratulation. Wabyumvise? Congratulation bisobanura ngo ndagukunda. Ururabo rusobanura urukundo. Buriya niwajya uzi nka buriya uvuye mu rugo utavuganye neza n'agapome watawugatahana ururabo ukavuga ati sheri mbabarira ibyabaye byose ariko ndagukunda ni wowe Imana yamaye pome gapome. Aho ni gahunda neza ahita yemera. President rero ngo yatanze ururabo umwana yavutse. Urumva umubyeyi ava aho yarari kurara gata asohoka akakubitana n'indabo ku muryango. Urumva yatanze ururabo ariko Boaz ntabwo yashoboye gutanga. Ntago ari Boaz warutanze. Oya Boaz nyine yabaye gahigi. Ni gahigi ntabwo ari umuhigi. Urumva usobanukiwe iby'urukundo. Hari abatazi iby'urukundo we. Urumva ariko Jera ashobora kuba yazizi kuko buriya yabaye Nyanza kenshi. Ubwo uzi urukundo yagiye kuzana ururabo. None se wowe urukundo rurihangana rugundira byose, icyo ntacyo ufite wakima ukunda. Urukundo ni rwiza, ahari urukundo Imana ibihari. Rero ahabaye urukundo Imana yarahabonetse. Urumva ahabaye urukundo niho Imana yabonekeye. Hanyuma rero sasa umuhigira mwihorera. Oya ni impigi si n'umuhigi. Ahubwo umuhigi ni Brazil wabashe guhiga neza, Imana ikamuha ubutunzi, ikamuha imodoka, ikamuha Zaburishya, ikamuha n'ururabo rwo kubasha guha Berize yabyaye. Urabyumva? Yego. Kandi urukundo ururabo abantu bose bahabwa indabo mu byumve neza. Kandi n'umuntu wari Madame President tabona iki kiganiro akagira ngo n'ururabo rwatanzwe kwa je system kwa je South Africa. Oya. Ariko ubwo Imana yirabizi n'abanyabwenge barabyumva. Siko bimeze se? Ariko uzi umufano uhagaze. President rega ni umunyabuntu bwinshi. Brazil agira ubuntu bwinshi, akunda gufasha, akunda gutanga, akunda gufasha, ubufasha fashire drome, fashire drome uzikeri cyose. Fashire. Ni gufasha ni ibintu byiza cyane. Buriya nkaje rutuye muri nce za Kinyaka gufashira azumviza. Ubwo ururabo rubaruratanga. Gufasha ni ibintu byiza cyane. Kandi buriya ariko nawe rukundo ukunda gufasha. Ururabo burarutanze. Nawe ukunda gufasha, wese niwafashira umugore nibishaka ukamuha mashine. Oya. Twigende aho ngaho. Dore cyakera kirase. Noneho ururabo ruratangwa ko bivugwa. Rero biragenda uyu munsi turi ku itariki 22 nimwe. Biragenda bigeze ku itariki 19
umugoroba wabaye umugoroba wo kutumvikana hagati ya Bowazi na Berize. Mu gitondo kiba igitondo kitari cyiza hagati ya Bowazi na Berize, habaho gufatana mu kuntu urumva umudamu nibwo akibyara ukwezi ntikurana yita. Ariko ubwo buryo umugabo ujya kukubwira ngo ikintu umaze ukwezi kumubyaye hari ahantu aba yarakuye amakuru. Urumva Yemi ikiganiro banda kuvugisha. Urumva Yemi hanyuma tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu 2024 ubwo nejo hashize yego mu masaha ya kare nibwo rero habaye icyo bita amakimbirane yimbitse noneho ya nyayo adafite mafifika adaca ku ruhande. Ibiturika biturikira muri iyo nzu. Umugabo abwira umugore ati bambwiye ko umwana atari uwanjye, niko Imana yavuganye nanjye, barampanuriye barabimbwiye. Ariko yarabeshyaga agira ngo by'uburari, kuko hari umuturage nge numvishe avuga ngo batongana, ngo yaravugaga ngo uyu mwana n'uwa Prezire. Wakumvise kwano? Ngo uyu mwana n'uwa Prezire, ngo batongana ngo nibwo yikojeje mu nzu. Ngo gaza barayihambuye. Noneho Rosasa ntabwo Bowazi yaragiye gutekera igikoma umubyeyi. Ntabwo gaza yaturitse ari uko agiye gutekera umubyeyi igikoma. Ntabwo gaze yaturitse hari ibiryo agiye gushyushya byo kurya. Ahubwo gaze amaze kuvugana n'umudamu, amaze gufata umudamu akabona atamushobora, urumva yaribeshye gato. Berize afata mbese kuko afata urusene ukarushyira mu kwa. Wabyumvise neza. Noneho birangira kuko afata urusene ugashyira mu kwa ukagenda umeze gutya nta muntu ubasha kubibona. Berize nikwagize umuhungu abona ko umugore atamushobora atamubasha. Abonye ko atamushoboye rero adashoboye umugabo, adashoboye umudamu we, ati bambwiye Imana barambwiye yuko umwana atari uwanjye, barabyimbwiye n'umujinya n'ikiniga cyinshi afata umwanzuro kwiyambura ubuzima no kubwambura umugore n'umwana kugira ngo bose bapfire muri iyo nzu bahiremo. Nk'inkuru yabereye Indera mu minsi yashize, hari umugabo nawe watwitse inzu apfana n'abana n'umugore. Noneho iyo witegereje inkuru yakozwe na Ndahiro Valens Papi, umunyamakuru wa BTN TV, yagerageje kuvugisha ingeri zose. Avugisha abaturage b'abamotari bari bahageze ako kanya, avugisha umusore, kuko hari umusore wavuze yuko ngo Bowazi yamaze gukinga imiryango yose, ahita turitsa gaze. Amaze kuyituritsa washaka uburyo abonye ko inzu ihiye, ashaka uburyo aca mu idirishya ngo aguruke, bahita bamucakira, bamufata umugore n'umwana barimo. Urumva ntiyababajwe n'umugore, ntiyababajwe n'umwana. Iyo bize kuba ari impanuka yari kuvuza induru ati mu dutabare. Arangije we ashaka uburyo acomoka kugira ngo umugore Berize n'umwana bahire muri iyo nzu, hanyuma we gicomokere yigendere. Hanyuma Rosasa abana babatagoheka baho ngaho muri quartier Kimisagara bahita bamufata bati wanyana yimbwa we unahinda wapi komanina, bahita bagacakira. Bamaze kugaca ariko ndako ngo kahiye ukuntu yarahiye kabisa, urumva kahiye isura iruzuye. Noneho Rosasa mu bintu ntiyatekereje nyirinzu, ntiyatekereje ko atwitse inzu y'abandi, ntiyatekereje cyambere ubuzima bw'umugore n'umwana, avuga ati ibyo ari byo byose. Ntiyatekereje amagambo yavuze bya bindi abantu bavuga ngo tuzabana mpaka, tuzakundana mpaka, tuzagirana gute mpaka, dusezeranye tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ibyo byose maze kubona ko rimwe na rimwe tuba tunabeshya. Wabyumvise hemi? Maze kubona ko none se ujya kureba ugasanga pasiteri yaradiforosheje, ari pasiteri ariko gena diforosheje ntaba pasiteri nta nakizwa. Wari ukiri umuhigi. Nari impigi icyo gihe, nari ntaba umuhigi. Hanyuma ukibaza abantu bavuze amagambo. Iyo usobye muri Ezekiel ibice 12:18 haravuga ngo yasuzuguye indahiro yari yakoreye imbere y'Imana n'abantu ntazarokoka, ngo kandi yari yamanitse akaboko. Ukibaza ibi bintu Bowazi yabitekereje ati ese kumva ko umwana atari uwe byari ngombwa yuko yambura ubuzima
uwo mwana na nyina wamubyaye nawe adahaye akayambuza agaciro urukundo umugore yamweretse. aha ntabwo yibutse yuko yagiye iwabo w'umugore baravuga bati wacu ntitujya turya iswa cyangwa isenene genda wirwaritse umwana w'umukobwa baramuca mu muryango baravuga bati toka ntabwo yigeze amenya agahinda yateye Berize ntabwo yagahaye agaciro hanyuma yaho sasa abadamu baraha abaturage baraho bati yavugaga ko icyatumye yiyambura ubuzima yambura n'ubuzima umugore n'umwana avuga ko umwana atari uwe ko Berize yamubyaranye n'undi muntu ko uwo mwana atari uwa Bowazi ku buryo iyo urebye ku nkuru yatambutse BTN kwa Ndahiro Valens Papi aremewe umunyamanga nshingwabikorwa w'akagari yavuze ati mu miryango narinzi yarifitanye amakimbirane iyi raporo atundumiwe kozwe n'isoni wabyumvise kubera ko yaramaze kumva ko ari amakimbirane ako wabuza Papi nta kibazo mu ahagera urumva nta kibazo muhamagare hanyuma Papa aremewe kuko ni ibintu ubona ko nakasa mutwe nakasongo yihwa bya bindi bavuga ngo iby'amatwa tumvise amaso atabonye ngo nibyo bibikiwe baba biriya byari birenze ukwemera tumubaza ati abaturage ko majwi bashyiramo umuntu witwa Plaisir wabyumvise impigi se kuri kwivugira migisha akarama arahitamo amagara Papi ubwo Bowazi abafashe icyo cyemezo Bowazi afata icyemezo kigayitse afata icyemezo kigayitse icyo cyemezo kigayitse uri kumuhamagara oya none nkibaza kubera iki Plaisir rero aza mu majwi Plaisir impamvu aza mu majwi impamvu aza mu majwi urumva niwe muntu wabaye bugufi yarabashingiye mbega azi kote faiblesse y'umugabo byose arabizi arabisobanukiwe azi ubufasha bakiriye niwe wari ubasabira ubufasha n'uburyo inzu babamo batuyemo bakodesha azi uko yishyurwa azi naho ubwishyu buturuka yewe kugeza ubwo ngo bari bageze no ku rwego rwa moto ebyiri mu muhanda icyo kintu nacyumvise nuko bihagaze nuko kwara kugira ngo bitazavugwa noneho nawe urumva diru nuko zimeze nuko byestaye none se yari yarakoresheje DNA oya ni barambwiye ako Plaisir nawe yaragowe ngaho ngo yagize uruhare mu gutandukana kwa Vitali harya na Diane ngo Vitali na Diane babi niko babivuga ariko iyo urebye usanga ari parapara rwose hari ibintu ubona ko bidafite gahunda aha rero hari hashize ibyumweru bibiri mu kiganiro cyakozwe na Plaisir na Bowazi ageze mu kiganza neza yego ubwo rero ndashima Imana ko ibyo abantu batekerezaga banavugaga atari ko byagenze yego ahubwo Uwiteka ashimwe yego mu yandi magambo wabyaye haburaga mwari mugiye kumara umwaka mukoze ubukwe ahubwo wuzuye n'ubundi ntazana twawinjiyemo wuzuye kuri 6 ngo turi ku itariki 6 haburaga umwaka haburaga nako iminsi 3 kugira ngo umwaka wuzure mu yandi magambo mukimara kubana ntago n'ubundi mwahise musoma reka byaranze sinataze ikiganiro no kubisengera ukuntu byanze hanga nawe ndamwaye pe bavuze ko n'umuntu ari umugabo tuneka nde ukwezi uko habiri atatu nuko hakane ngiye gusaba Imana irange ati mva imbere wa baba muzira ntasoni ndagira ngo amagambo abantu bavuga kanje cemo kabiri nyigizeyo wowe ukambwa unengere vuba tuburetse ibyo rero yambwira ngo nta mwana wangani babarira Imana ambwiye ko ifite impamvu yego rero ibintu bigutunguye byose abantu bakomeze kwikubiseho nta gitungura Imana nari ko tumuri Imana uko bukende bwaza intambara zikaza ariko Imana ikindi kintu gukinze muri za ntambara uziko ibyo yagugiye guhungishe gahunda ni mageragero y'impeke umva se bari bamaranye igihe kingana iki umwaka urarangiye umwaka urashize
kandi aravuga ngo bamaze amezi 3 ntabwo bigeze babona umwana none se yaje kurya ubwo uwo mugore yaba yarabyagiye kitageze kitageze none se nimba baramaze amezi 3 bashakanye mu kwa gatanu tarike ngire ngo 6 tarike 6 z'ukwa gatanu 2023 nibwo bashakanye babyara sese karenge tariki ngizi hano tariki 6 nibyo kuko Brazil yaprodinze tariki 7 z'ukwa gatanu 2023 umugore ashobora kuba yarabyaye oya umwana yararimo ahubwo impigi ni yabimenye dore umugabo usobanutse dore umugabo ukwiye amashyi dore umugabo ukwiye mushiki wanje umuko wa data arambwira ati icyifuzo cya Eric cy'ibitegeko hanyuma utumeho wamubonye ubu ni Belize gahunda tekinike sidiru ubwo rero urumva ko nuko byagenze bya Belize na Boazi na Kasamutwe na Kasongo yihwa mbese birarenze mu ijoro ry'ubukwe twananiwe kubikora aya bada muri no mitambaseriye mitamurira mu maso urankunda ntabwo mbeshya atambwira ngo ntabwo nkubeshya bita dobera twageze atwanza dusenga Imana barakoze ko bakoze ko ari ubukwe bwiza abanye natwe ariko nyene ukwinjira mu bindi bintu byari bikaze urabona singize ndunguruka mbere ko hanze ameze nta nubwo yigeze kubagana se buriya nabaye mu by'Imana nyene mba mu muntu w'Imana w'imbere cyane ngeze harare byaragoranye haza n'abana kuduhugura nyene bakuru kubwigisha koko shamaga n'abantu kuko Afrika y'Epfo bayinjiramo ndabona rero papa yarari kumamaga nyamara nta nkuru ivugira ubusa ku musozi siri nta nkuru ivugira ubusa ku musozi ngo byaranze kugeza ubwo haje n'abakuru kubahugura yes papi mwiriwe yego umeze uteze ndi mu kiganiro ndi kumwe na Pastor Claude ejo wagiye gukora iriya nkuru y'umugabo watwitse urugo rwe aremewe papa aremewe akira oya mubaze papa aremewe akira abanze ubimubwire we mubaze nta kibazo papi iriya nkuru wayimenye ute ukundi kuntu usanzwe menya izindi nkuru koko baraguhamagaye ibi bintu karutse urwara mba nirwariye ni akasamutwe hari ikintu bita itaranto y'Uwiteka yego itaranto abantu baragwa bati umuntu ari atwitse urugo barambwiye bati umupasiteri yitwikiye mu nzu n'umuryango ngiye koko nsanga ibyo barimo kuvuga kuko imyuka mibi yabamanukiye none uriya muhungu ngo cyangwa uriya mupapa witwitse ngo yavugaga yuko ngo umwana ngo atari uwe avuga ko ngo bamuhanuriye ko umwana atari uwe ntibivugwa n'abaturage ndetse n'umugore we akabishimangira akavuga ngo umugore bari ngo nawe ngo umugabo yaramubwiye ngo umwana si uwanyu nawe ugira ngo nimba n'ibyo bavuga wakwitonze kuko uri kuzajya ahagaragara yego afata umwanzuro wo gutwika inzu ariko ngo bari baraye banarwana mu gitondo n'abaturanyi bajya gukiza ndetse nimba utabyumvishe neza kora hari ikintu wumva ushaka kubaza papi mubaze akira papa waremewe ni umunyamakuru we papi salama amahoro y'Imana intumwa y'Uwiteka kuri BTN TV Ndahiro Valens papi uremewe amahoro papi hari ibintu byakomeje guhwihwiswa
hari izina Plaisir wigeze wumva hari ahantu Kimisagara? hari amajwi ngeneye nahawe n'umuturage umwe avuga ko ngo hari umugabo w'umuyutuba wagiye gucyura umugore kwa muganga ariko ngo kagenda anajyana indabo ubwo rero ni nacyo guhaza avuga ko ngo umwana yaba ari uwo munyamakuru ariko ntabwo yambwiye ngo ni izina Plaisir ariko bavuga ko umunyamakuru agiye kumukura kwa muganga wajyanye n'indabo ngari kugira umwana urabona Plaisir niwe muntu bakoresha ibiganiro kenshi ngo yari yarababujije kujya ku yindi cani yari yo yose usibye Zaburi nshya ubwo rero ni nabo bajyanye indabo banabyara bibaruka umwana niwe muntu wabakoresheje ibiganiro ariko kandi tumuzi nk'umukristo urumva aho igiti cy'amacunga cyeze niho abantu babasha gutera abashumba batera imijugujugu ngo barebe ikivayo cyane kuri ya mugabo yigiye yikora n'ibiganiro avuga ko ngo mu ijoro ry'ubukwe ngo baraye bakoze ubukwe byananiranye ngo bamara iminsi batumaho abantu baza kujya inama kugira ngo barebe Afurika y'Epfo uburyo hakinjirwa ubundi bikamubwira n'ubwo n'ubwo rw'umukirisitu rwatangiye kuza ku mbuga nkoranyambaga uzamenye ko rwasenyutse ubundi mu cyumba cy'ibanga ni icyumba cy'ibanga kuko ni muntu naho umugore n'umugabo bashwanira bakaniyongera yego bamenya ko umuyoboro wa YouTube aba atari wo muyoboro uje gufata abantu ngo bahunze ubagire umwe yego icyo ni kimwe icya kabiri nubona amabanga y'urugo yose umuhuza umushyitsi mukuru umubwiriza mukuru ari YouTube ubwo narwo uzaboneka ari urugo rwubakiye ku mucanga isaha umuyaga uri buruhure ukagenda YouTube ni ukubwira isi yose ngo mwabonye uko mbayeho kimwe cyo ntabwo wenda iby'imibanire yabo nari mbizi yego n'umunyamabanga mwaravuganye nshingwabikorwa w'akagari nawe byaramutuye inkuru zawe ziba zicukumbuye Bwana Papi urebye twabonye muri video wakoze twabonye umupolisi afashe umupira Bowazi kugira ngo ambe nk'udatoroka na yahe makuru wahakuye uvuganye wabashe kuvugana n'inzego z'umutekano zifitiye ububasha ubugenzacyaha cyangwa se polisi wavugaga ko babajyanye kwa muganga ariko nyuma yo kwa muganga ubona ko Bowazi arahitira muri ribu arajya mu maboko ataraye abacumbikiwe muri hoteli atabasha kureba gusubiza amaso inyuma cyane ko n'ibintu yari yabitwitse yabimaze ubona bihagaze bite cyane na nyiri inzu kubona ko yahombye inzu yiwe yari yiyubakiye ibyo byaza kumenywa n'inzego z'ubugenzacyaha kubera ko nasize abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ariko barimo gukora iperereza yego kimwe cyo buriya ntabwo ushobora gufata umuntu wagize ibibazo uhita ujya kumufunga akurikiranweho icyaha mu bihugu bitagendera ku mategeko ariko Bowazi yagombaga kubanza kuvuzwa icyo cyo kimwe yego buriya nyuma yo kuvuzwa ibindi byakurikiranwa n'inzego zibifitiye ububasha icyo ni kimwe yego ikindi nkeka ko buriya hari ikintu kimwe cyo nemera yego kandi ibintu byahiye bigashira ni ibyo muri salo ibyo mu cyumba nk'aho umwana yari aryamye ko abaturage bahise batabara bwangu byo ntabwo byahiye yego ibintu byahiye bigahinduka ivu n'ibyo muri salo gusa intebe ntabwo yangiritse cyane muri salo itasanwa izasanwa yego cyane ko zino nzu zo kubamo nta bwishingizi bw'inkongi ziba zifite akenshi usanga u Rwanda ibintu bijyanye no kugira ubwishingizi bw'inzu zabo ibyo bintu byakora cyane gusa ibyo mbona Bowazi yakoze yego izi mbuga nkoranyambaga zibifitemo uruhare Bwana Ndayumva Papi nk'umuntu twemera umunyamakuru ucukumbura inkuru ukazitara neza zikaba zifite ibihamya n'ibimenyetso
twabonye umusore kuri BTN mu nkuru wakoze avuga yuko Bowazi yaracomotse mu idirishya ngo yirukanke bahita bamufata ubwo kuki bamufashe bamubujije gusohokera mu idirishya bakabita bamufatiye iki niba nta cyaha yari yakoze ntabwo navuze ko atakoze icyaha kubera ko nibwo bavuga ko ariwe witurikije gaze ibyo yakoze bigize icyaha ubwo rero abaturage kuvuga ko bamufashe kimwe cyo bamufashe kuko yari arimo no kuva amaraso hari aho yari yakomeretse ni mu rwego rwo kugira ngo ataza no kugira kuba yagira irindi hungabana runaka icyo kirumvikana icya kabiri kumufata bagombaga kumufata bikagira iby'imubaza nk'umuntu wategwa ko ariwe watesha inkongi icyo ni icya kabiri ahubwo icyo nari ndimo kuvuga aha ngaha ndavuga ko imbuga nkoranyambaga cyangwa se abayutubara bagize uruhare 100% yego byo gutuma Bowazi ibi bimubaho imbuga nkoranyambaga zagize uruhare gute kwa Bowazi kumukorera Bowazi akimara gushaka yego abayutubazi nibwo nabibonye mu gitondo ko ndi gukora amasaje ku bijyanye n'imibereho ya Bowazi yego cyangwa amayutuba we yagiye akora inkuru asiatike avuga ngo Bowazi yashatse umugore utwite Bowazi yashatse umugore utwite nabonye ari n'urubuga zagiye zikora ibyo biganiro nubwo bagiye babikuriye ubu bipirive ntabwo wagikunda ngo gifunguke ariko nabonye hari ukuntu kuri Google uri kubibona yego ubwo rero Bowazi ashobora kuba ntabwo turi tumuzi cyane yego ariko ukurikije izo nkuru zagiye zikorwa ikindi ugafata umuntu ugasa nk'umugize igitangaza kuri social media akumva ko abaye icyamamare abaye public figure cyane akumva ko mbese hari urwego yari agomba kuba umusitari n'incano baramvuga n'incano baravuga ngo uriye ni runaka noneho akirengagiza ko afite n'urundi ruhande rw'abanzi bavuga ko ashatse umugore badakwiranye yego ibyo rero byakagombye kumubera isomo no gukunda umuryango we aho kugira ngo abyurireho yumve ko ibyo bamubwiye ngo uyu mwana wabyaye si uwawe yego ngatekereze kabiri cyane ko famiye yo mu wabo mukobwa bari banze kumushyingira no mu bukwe ntibigeze banabutaha ibyo ntabwo mbizi ngewe ibyo turabizi ibyo rwose n'ibifite gihamya gusa buriya gukosa bibaho yego no kwemera icyaha bibaho no gusabira imbabazi ibyo wakoze bibaho yego ibyo yakoze bigize icyaha abibaye ari ibyo kuko ndetse bimushinga ariko nanone akariko kareka no kugira ngo yongere yitekerezeho nk'umukozi w'Imana kuko bigateye isoni yego umwana nakura kuzabona inkuru nk'izi kuvuga ngo wari upfiriye mu nzu ariko twawe ukwishe yego ikibazo gikomeye cyane icyo ni ikintu kizatuma umwana agira icyaha umunyamabanga nshingwabikorwa muvuganye yavuze yuko yatunguwe n'inkuru yumvise akihagera cyane ko atarazi amakimbirane y'uwo muryango yabimenye bivuze ngo amakimbirane yayamenye akihagera reka ngusubize yemi murakoze cyane yego kangusubize yemi nyawe akira papi ntago biba byoroshye ubuzima bubi n'ubwiza buberaho byose kutwigisha ese buriya wa mugani baramutse basanze hakozwe nk'iperereza bagasanga nk'uyu muntu ngo wajyanye indabo ariwe wagizemo uruhare rw'uyu muryango gutandukana no kuba byagenda gutya ibyo si icyahara ibyo nta gihamya buriya baca umugani mu kinyarwanda ngo utareze umwana w'inyoni ntiyanarira n'urugo ubundi umwana uvukiye mu rugo aba agomba korererwa aho ngaho tutagize zitaye no ku bindi asante pape akoze cyane
uri kumva ko na pape nawe bari baramubwiye ngo umuntu wajyanye indabo wamenye ka karirimbo wari uri kuririmba ngo ko wamenye urukundo icyari cyo ubwo rero ngayo nguko Boaz iki cyaha yakoze ni injiracyaha ry'ubwicanyi rikozwe ku bushake cyane ni 25 cyangwa burundu se buriya kereka ubwinjiracyaha bukozwe ku bushake yego ariko ntibapfuye ariko hari ibyangiritse yego ariko byari byateguwe yego ubwo rero icyo gihe ntabwo twabimenya ni hagati ya 25 n'10 ababifitiye ababifitiye gusesengura icyaha no kukimenya bafite uko bazabireba ibyo byose ariko icyo mpamya cyo ni kimwe kuba yabanje gukinga imiryango ni ku bushake kuba yabonye umuriro watse akavuga ati noneho reka ncomokere hano ningera hanze mvuze induru ntiduhiriye mu nzu umugore n'umwana bahiriye mu nzu cyangwa se yari no gucomoka akagenda gutyo nta nubimenye ariko kandi ibyo yakoze ni ububwa ntabwo ari ubugabo tuzi abarera abana batabyaye ugashaka umudamu uzi ko afite n'umwana ukarera umwana akakwita papa ukamwita umwana my daughter my son ntacyo bitwaye rero urumva ntabwo rwose birababaje nubwo perezida akoze ikiganiro nijoro akabisigiriza akabiha amavuta ariko birababaje oya ntabwo ashaka kubisubiramo yavuze ngo inkuru zirimo ziravuga ngo ntabwo bazi niba ari ukuri atari ukuri none se wowe waba uri umuntu wageze ahantu ubu wabageze hano ukayoberwa ko izi ntebo ziri hano oya zirahari ikintu urumva iki gikakarubamba urumva rero ari inkuru perezida yakoze ni inshuti yanjye pe ariko kandi buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukiza abavandimwe arararama nkibaza kubera iki nongere mbisubiremo kubera iki udusaga nk'utwo tw'abagore n'abagabo bo muri izi nsengero zanyu cyangwa zabo perezida twisangamo no kwa Vitali yarashinjwe kari mu bantu batumye urugo rwa Vitali rusenyuka aba muri Brazil aba muri gospel kandi muri gospel niho hari uzareba amahano menshi aherere muri gospel amabi ameza ameshi muri gospel niho biherereye ukibaza rero bituruka kuki biterwa n'iki kubera iyihe mpamvu ibiro nk'ibyo ariko twavuga ngo kwa Vitali Brazil yaravuzwemo avugwamo ibintu birebire bitari na bitoya na Vitali biramubabaza cyane ariko kandi je president twigeze tunavugana nambwe ati wazagire inama Vitali agacyura umugore we ati ko nanamufasha mba muri komite yo mu Gatenga yitorero so urumva rero abimbere bazabazwa iby'imbere nabinyuma bazajya babazwa iby'inyuma iyo ngiyo twigire n'ubundi turacyari mu matorero uyu waragira ati ndumva ameze ntabi umuriro watse insayidira ngo ndi imfubyi muri sayidira rero nsayidira ni hatari iriya nkuru wayikuye nawe rero nawe wigize papi urumva iyo ushaka gahunda tekinike ugomba gutanga ibintu bifite umucyo kandi abantu ukabaha ibintu ubona ko ibyo bintu bifite ireme kuko nibwo buryo bwiza iyo abantu bahaye ikintu bakabona ko ari ukuri ukuri manza afite umudayimoni ugenda nawe gukururana n'igitsina gabo pe ubwa mbere mbaye ejo ntabwo hanaguye amarira numva impuhwe ziraje wabaronse tukabimbayeho gutya amanza ni ukuri ufite umudayimoni pe ngiye hari abantu benshi cyane bajya bamubwira ati nubwo wanze ukanga kunkunda mfata umugore wanjye nkamurongora nshushanya ko ari wowe kumva ko ndi bushushanye ko ari wowe akaba ari bwo nishyiramo akaba ari byo nishyiramo ntabwo nabazi nkibaza se ngiye mbabera ikigeragezo mbabera derira mbabera iki mwumva nabyo ngiye birambabaje birambabaje pe reka nkureke bitazana mu mutego da
ntabwo byazaguta mu mutego pe, ntabwo byazaguta mu mutego, ni ukuri. Nta hantu twazahurira, ntaho pe. nta nubwo wanyuma ntabwo wabishobora. Cyakoze reka nkubwire, birashoboka pe, birashoboka kuko urukundo ugira nimugira n'uburyo umwibura utangamo keya. Zamuye kugira ngo umugore atuvuge rimwe aravuga. Babaye umutima wanjye nawe ubakora, umutima wanjye nawe ubakora. Bakure kuko umuntu urukundo rwose ampaye nzi neza ko afite umugore, ngira intimba n'agahinda ku mutima nkahita mvuga ati amaherezo n'ubundi ntabwo ari umugabo wawe. Ibyo ngiye kwishyiramo ni ukwibabariza umutima, kuko nanjye muri njye ngira urukundo nkishyiramo umuntu ku buryo rushobora ntabwo wanyuma ndabizi. ako kantu ko ntabwo wanyuma. ayo bose atani yanteye ntiwanyuma. Yari yamuteye ubu ntizabona wanyuma bose byabaye. niyo mbona bitakunda kuri wowe si wabikora da. mbona bitakunda pe. uzi impamvu se? ari gutitira. hari abantu bambaye hafi, noneho hari umuntu wamfatiranye muri ibi bibazo aremera, umva mana nawe yahoze amamagara ambwira ati kubera iki mukunda ukanyanga, nawe ati ntawe ngukunda ariko nta n'ubwo nkwanga. mba numva narabisezereye kuko no muri bino ubundi byari bisanzwe uwo mugore nawe ashobora kuba yarasambanye, kuko no kuva kera nabirwanyije muri njye, ariko shiduka byambaye, ariko umugabo byantera n'ubusaza. Iyo ngize ikibazo hari n'igihe ko hari ingingo zihari avuga ati ndabishatse nta urama ndavuga ati wasanga ari muri audio ntabwo ari imwe zigiye zicana. ikintu iyo ngiyo avuga ngo urama. ariko ihangane, ni ukuri nta tuzahurira kandi tuzabyiburirwa. ndirinda kurusha uko umuntu arinda iryingo ritameneka. Kurinda kurusha uko umuntu arinda iryingo ritameneka ntakubyushye. byabingezeho rwose. wasanga ushobora kuba afite umudayimoni ugira rukuruzi muri njye. ikintu na kimana uzakinkona icyo ejo sinakubwiye cyane. oya ni amarira n'agahinda waba ufite. n'agahinda nari mfite. ntabwo mbizi gusa ntabwo ari ntabwo mbizi, ntabwo ari wabimbwiye wenyine, ntabwo ari wabimbwiye wenyine, gusa waramfashije uti warakoze, kuko nanjye sinaheruka kubona umuntu mpumuriza hanyuma y'imyaka 3 nibura ishize. Waramfashije nubwo naheruka kubona umuntu ampumuriza nkumva nibura hari ikintu kigabanyutse muri njye niba mfite umuntu. ntabwo byoroshye pe, ejo wankoreye ikintu gikomeye. uratuma mbishaka kandi niyo wabishaka wabyirinda, ibyo ngibyo ni iby'umubiri bisanzwe. niyo wabishaka wabyirinda, ibyo ni iby'umubiri bisanzwe. wanyuma ntibizagutandukanye. wanyuma singiye kukubwira ngo yirwe cyangwa hoya. mbwira rero ntabwo ngiye kukubwira ngo yirwe cyangwa hoya. yari yaraheze muri wanyuma ikintu cy'ubwoba muri njye mu mutima.
iyo ntekeye nkumva ubwoba buhise buntaha umutima ugahita usimba njya gufata umwanzuro wabyo ngoranye ntabwo nkubeshye ahubwo uzgarari no kurira gufata umwanzuro wabyo ngoranye ku buryo ushobora kumfata no ku mutima ukumva ugeze nko muri 45 utera ukibaza ikintu mbaye kikakuyobera umutima urambe cyane iyo ngeze kuri icyo kintu kandi ariko uzampa ntabwo byazakunda ano n'iyindi mwaramutse neza naguhamagaye mu gitondo mubaze nimba utagiye gusenga ngo uzane bano bana mu gitondo ntabwo ryari hose umugore yanditse message amabwiriza y'iki koko tega wumve numiwe bazikwanditse mu gitondo cyangwa za nimugoroba ejo nyine ejo ni nijoro nimugoroba cyangwa nawe sinavuga ngo izi yananiranye yavuga ngo iki ko wampa ari twazibonaga buriya niyo mpamvu zanditse zikurikira wanyima ariko zandeye ubwoba nyine numiwe ntabwo uteye ubwoba cyane ubwoba pe umuntu yagira ngo narakubangamiye birenze yagira ngo narakubangamiye birenze nabonye nta kintu cy'umusabe nabwo nabonye nta kintu gitwaye nabonye nta kintu gitwaye wampa ntabwo dutitiriza gutereka no gushishikara wanjye mugaburira ndabutwara wambwiye uzashaka uwawe umugore ngo wagenda gutwara umugore yaramubwiye ati nzashaka uwanjye mugabo uba wabisomye neza umugabo uwo mugore ni ariseriye uwo muntu se afite umugore simuturanye se igikondo ntabwo nibeshye rwose ntabwo ntabwo nabwiye kubona alimantasiyo ujya kuguramo umugati numiwe rwose wagira ngo nazanditse mvuga ngo hako se ubwo niwe njya nirinda kugira umuntu nabangamira mu buzima nibeshye rwose umuntu se noneho umwana wanjye niyo mpamvu wahise umuvuga kuri telefone ibi ni ibiki koko by'uyu muntu niyo mpamvu wahise umuvuga kira burakirisite nasanzwe rwose uri ibibazo pe wagira ngo wari wakumenya ahubwo ndekere iyo minsi oya pe uyu muntu ari kuri misiyo y'ibintu akagira imana misiyo yagezweho umugore ni twaya ngo ari umuntu ukireka nimba wasomye uko nta ukabifata uko ntazanditse nazanditse mvuga ngo njya nirinda wagira ngo uri kuri misiyo pe wagira ngo uri kuri misiyo aya nguko ese turimo nyine mwana tuzatuma dushakaga ntabwo bizaba uzi yuko ibyo bintu iyo mbitekereje barongera batangiye gutyo umuntu agumana abeshya n'umuntu kubw'ubuzima umuntu tuba turimo bitandukanye n'azaza umutima uhita urya ukansimbuka nkumva ubwoba buranyishe wumva ndatitiye ntabwo nzi impamvu iyo twayumvise ku buryo
nkabwira Imana ngo basi nimusanga no kuri Nyabarongo inkomeze. Nagiye n'amaguru none nshaka kwihagarika kandi singa nihagarika mu nzira. Ye kubikora pe. Ajye kwikinisha. Ajye kwikinisha. Ngajye kwikinisha. Abishatse bituma ashaka kunyara mu nzira. Niba rero ko nawe mu buzima bw'imibabaro. Nakodesha inzu yegereje no kubyananira ariko buriya rebera mu bantu b'abanyamibabaro cyane. Nukuri pe narabibonye ndavuga inti nibaye buri wese yagiraga umutima nk'uyu ntiyifuza iby'isi. Nahise mvuga inti pe uko uvuga ngo iby'isi nanyuzwe ntabwo iby'isi bijya bintesha gusenga cyangwa ngo iby'isi bintera igihe. Nahise mvuga inti ibi bintu nibyo koko byahise bimpa icyigisho gikomeye cyane. Buriya mu nzu yanjye hamwe intebe enye gusa. Tangiye kuvuga ibyo mu enye gusa rwose. Enye gusa rwose. Nta wundi umurengo w'abantu ntabwo wigeze umfata. Nukuri. Ntabwo wigeze umfata. Urumva ngo ngiye mu by'umurengo n'ibiki byose. Oya. Nukuri nahise nibuka ijambo Pawulo yavuze ngo ibyarindamo zanjye byose nabihinduye ibihombo. Ndavuga nti ikibabaza rero buriya kuba kwanjye kereka ari yambabare naguye bari kuvuga ngo abantu ngo ni beza ngo ni icyoya. Gusa nanga umuntu nyine ubabara nyine ntabwo ashobora no kurya kimwe n'umudamu wanjye nawe ntiyarya umuntu ababaye. Buriya rero usibye ko isi ari mbi nanjye buriya nakundaga kujya mfasha cyane. Buriya ni ejo bundi igihe mbura umwana nazindukiye mu butayu 10:00 njyana n'abantu babiri turazindukana barasenga ndangije nibuka igihe nahereye mfasha abantu ndabwira Imana ngo ese ni ibindi bahumembye. Ahubwo disi ngewe buriya sindikunda ibintu by'ubuhanuzi no kwerekwa sindikunda. Buriya ko nanatinye kubikubwira ariko nanabonye umwana umubona nuko umubiri useka cyane bari ukamubona umubwira ngo dore nguriya nabiceceka kubera ko abantu bagiye bambangirwaho kera mpita nanga impano y'ubuhanuzi. nawe nayibonye disi ndarira cyane buriya ntabwo narize buriya nagiye mu butayu nka 10:00 ndarira. ndakubwira ngo nababaye muri make niba yarangiza naze no guherekeza mbishaka ko byangaragaraho. Ipantaro yari yabyimbye bituma adaherekeza uyu mudamu umugoroba. Aho nahereye mfasha ababaye bari gusamarira mu nzu njyana abantu ku bitaro bakazana abana bazima. Ibi nibyo umpembye nibyo twavuze. Ntabwo ari Imana ireba kuri ibyo ntakabaye ndi umukire ku rwego rwo hejuru. Ndavuga ngo Mana babarira umaze amarira muri karumuna ndeka guseberamo ndeka kuvamo mburiyemo umwana. Uzi ko nyuma umaze kugenda n'ejo harya umaze kugenda nawe nta badayimoni bavuze ngo nsambana ana yanjye iyo namaze guhanagura amarira ndaguhobera numva impuhwe ziraje ngiye kumva mu mubiri uramfashe ndatonze uramufashe arabishatse. Bijya bibaho igihe nyine umuntu akiri mu isi ariko ntabwo bishoboka niyo mpamvu. Ariko wagira ngo ni ikinamico ureba ukabona birahabanye pe. Hari ibintu ureba ukabona birahabanye biteye ubwoba rwose. Biteye ubwoba buriya nanjye ibintu by'ubuhanuzi usibye kuba we ibintu by'ubuhanuzi ntabwo nyapfa no kubyemera no kurota buri umugabo ajya kunyiba amafaranga narabibonye ndabibona ariko ndangije ndavuga ati nawe yabuhanuzi ntukajye mu mwemera ubuhanuzi. Abahanuzi barabeshya n'indyarya cyane babishakira amafaranga abandi n'abarangi abandi n'abakonikoni. none se njye nahuye n'umurangi n'ubundi aransengera anyiba 1,700,000. 1,700,000. Ibintu by'ubutayu ntabwo ari byiza nkuke mujya mu butayu. Ubutayu muzabwanduriramo bose.
miliyoni na 700 arayaterura ayatwara kandi mwamuhaye 250 ku neza. ntabwo ari we wenyine abariwe ni benshi cyane ndangije ndiheba reka gafite sha byashe Aminyawe. Uwo ni Elize. Ni Elize Nsengimana Elize uyu. Nese mwabwiwe n'iki karerize? Asaba ubu ntumwumva. Uwo n'umugore yari ari kubwira ati urama ariko. Uko bimeze uyu mudamu waramubonye ariko wabonye ikiganiro cye? Warakibonye? Waramukoresheje. Nejo yakoze ikindi. Iwawe. None ashaka fotogi rwose presa yiguye nta kibazo. Gifite isaha n'igice. Ari gusobanura uburyo. Jerry. Presa guhe fotogi ndayikwemerera ndayibemerera. So uko byagenze uyu mudamu yabo yasengeraga muri ADPR ya Karumuna. Uburo noneho nibwo ikiganiro gitangiye. Wabyumvise neza? Yego. Nigishaka kimara amasaha 3 abantu bakirebe. Uyu mudamu atuye muri aka kare k'Ubugesera, umurenge wa Ntarama, akagari kakanzenze, Karumuna hariye. Karumuna urahabona wambuka Akagera. Uyu mudamu yasha avuka mu kare ka Burera, yaje gushakana ngo n'umugabo ariko ntibasezerana, babyarana abana 3. Baratandukana. Bamaze gutandukana uyu mudamu ngo yaje kujya gusengera mu itoro rya ADPR mu Karumuna, amaze gutandukana n'umugabo ariko aza kugira ikibazo uko abyivugira ubwe, haza kuboneka umugabo utagira umugore amusaba kujya kuba yamuba hafi, ariko atari ukuba umugore na mugabo, ari kuri gahunda kwa ndani kwa chini. Noneho uyu mudamu avuga ko ngo uyu mugabo yamubaga hafi, akamumenyera abana, akamenya urugo, akamenya uko abayeho ubuzima mbese, ariko nyuma aza kumenya ko afite umudamu bagiye gukora ubukwe, ubwo ifuheri bariraje. Noneho aza kubona Elize kuri channel yiwe y'Isaro TV avuga ngo akora ibitangaza, ngo asengera abantu indwara zikagenda, imyuka mibi ikagenda, ngo karande zikagenda. Avuga ati rero nkwiye gusanga uyu mukozi w'Imana nkamuhamagara nkamubwira ibibazo byanjye, akazansengera umutima wo gukunda n'uyu mugabo umbeshya ngarankunda kandi afite undi mugore bagiye gukora ubukwe ukamvamo. Ahamagara Elize, ngo ahamagaye Elize amuyobora igikondo mu itoro ryitwa Inkuru Nziza hari akarugira hejuru yo mukobo. Hanyuma mudamu yaje kugenda abonana na Elize mbere yuko amateraniro anatangira, aramwibwira, amubwira akantu kose, amubwira umuzimu wamufashe, daimoni yamufashe, arabimubwira byose, avuga ko nta n'ikintu akora. Noneho ngo bigeze hagati mu cyumba cy'amasengesho cyo kuwa kabiri, Elize aravuga ngo hano hari umudamu waturutse Bugesera ngo yaba yaje, kandi babonanye, yamubwiye byose, ngo yaba yaje. Wayumvise imitwe? Mudamu ngo niba yaje, ngo niba ari hano nahaguruke. Mudamu arahaguruka ngo kandi ufite ngo ndakubonaho n'icyaha cy'ubusambanyi, ngo ufite irari ry'ubusambanyi, ngo ndakubonaho n'icyaha cy'ubusambanyi mu bantu, kandi yabimubwiye ari wenyine amwaturira, ngo kugira ngo amuhoze umutima neza, kuko yari yamubwiye ko nta n'icyo akora muri iyi minsi, ko yacuruzaga imyenda yikura i Bugande, yanze kugurukana n'imisoro ya Rwanda Revenue n'ibiki, avuga ko nta kintu agikora, adafite akazi, akeneye n'akazi, kugira ngo mbese yurure ibigambo amaze kumuvugaho mu bantu. Aravuga ati kandi Imana inyeretse nta n'akazi ufite, nta n'icyo ukora. Ati murabizi rero bene data, ati ubundi kera iyo umuntu yakizwaga adafite icyo akora abantu baramuremera, ati mugire muterateranye tumuremere arebe icyo yakora. Ubwo ngo baterateranye amafaranga bayahereza Elize, ntayo ngo yamuhaye, kandi Elize ajya avuga ngo ntabwo asaba amafaranga, ngo nta muntu asaba amafaranga ye, ngo ntajya agira gute, ariko umudamu avuga ko atayamuhaye. Ariko noneho bamwe mu basengeraga ngo baca ku ruhande, umwe muhango 15 undi muha 5 undi muha bingahe, hari n'utundi ngo yongereje,
bamuha isoko Eliza amuha isoko ryo kujya agemura amazi buri wa kabiri abakristo abantu baje mu cyumba cy'amasengesho cyo kwa kabiri bakamugurira amazi. Nta muntu wari wemerewe kugurira irizi ngo ari kure muri botike arizane ku cyumba cy'amasengesho. Wabyumvise ndagira ngo ugende ubyumva neza. Ndiko kumva uburyo yageza akabishaka. Ikiganiro akubwe ngo nibwo kigitangira kuko ubu turaza tugere no muri ribu ndani. Noneho umudamu atangiye kurangura amakarito y'amazi na juice n'utu juice turadutoye kugira ngo abana babandi bafite abana bakeneye guhoza abana nuko bigende neza. Hanyuma abakamera bari muze kureba izuba niba ritajya muri kamera. Hanyuma icyakurikiye uko byaje kugenda rero byagenze gutyo bigenda gutyo urumva nibwo Elize yajyaga aganira n'uyu mudamu baganira nyuma yaho igihe kimwe ari kuwa kabiri ukagumishemo ahubwo igihe kimwe ngo ari kuwa kabiri umudamu yagiye kujya gusenga. Umudamu afite abana batatu, babiri ngo yari yabajyanye ku rusengero Gikondo, undi mwana w'imyaka ngo 9 umunyeshuri muri primaire. Elize ngatindana abakirisitu atindana abakirisitu mu cyumba cy'amasengesho harimo na wa mugore kuko urumva umugore yagiraga ikiraka cyo gutanga amazi yagira ngo ubwo atinde yishyurwa. Aha yego. Noneho umwana wa mugore gaza gutaha nijoro nko mu masambira ageze ku gipangu asanga igipangu kirakinze kuko nta gapangu karimo abantu benshi bapangayi benshi bari bakinze. Umwana agira ngo ngire yatashe aravuga ati arambaza aho narindi nk'umwana muto arangije ngahita ateka imitwe yo kwigira inyanza kwa papa w'inyanza ya Kicukiro. Ntati cyafite ngo ajya ku muhanda kuri kaburimbo abapolisi baturafiki bamubonye ku cyapa ari mu Karumuna baramubaza bati wa mwana we kuri hano bitaye amasaha ati ndimo ndajya Nyanza ati kwa papa ati kandi nta nitike mfite ati bunyiriyeho. Abapolisi bamute aturahibuka neza urahaza ati ndahaza bamutegera ari ifuti. Umwana bageze igahanga abwira uw'imodoka bamubwira ngo aho njye ndahageze. Bati nahanga uviramo wa mwana ati nahanga ndahaza. Umwana avamo yari yibeshye ko yagize ngo ni Nyanza kumba ari igahanga. Umwana avamo nuko umwana uri amugore uwo mugore nyine burira saa 3 saa 4 abanyonzi barimo barataha bati uyu mwana se bite baturategasha hatoya ati nazimiye ati modoka imwe mu Karumuna nazimiye batubajyaga ati najyaga Inyanza atusahibuka tubusimibuka ndabona ari ninjoro hamaze kuba mbasi. Umwana bamutwara kuri ribu ya Gahanga. Ribu iramufata umudamu atasha ageze mu rugo asanga umwana ntawe. Ahamagaririza ati rero nabuze umwana mumfashe gusenga umwana wanjye namubuze. Ati ntashye ntawe mbona mu rugo ati n'abaturanyi bambwiye ko ntawe bigeze babona. Nuko Eliza aramubwira ati rero reka dusenge mu gitondo nihaboneka mu gitondo nta makuru araboneka y'uwo mwana uze dukora ikiganiro ku Isaro TV muri studio muhiri wanjye y'Isaro TV turangishe. Ati abantu benshi bakunda kureba Isaro TV bashobora kubona turangisha turi kumwe nawe mu kiganiro tugatanga nimero za telefoni zanjye n'izawe umwana ashobora kuboneka. Nuko mu gitondo baravugana na Elize. Elize ahamagara umudamu umwana se ntaga ati ngwino dukora ikiganiro. Umudamu rero aragenda ngo agenda yambaye ikanzu niba ari ikanzu ngo yibubu afite n'ishakoshi ngirimo igitenge agera kwa Elize ngo bikubita muri studio ngo hari babana batoya nyine bari muri studio ya Elize. Elize arabasohora amaze kubasohora ngo afunga studio arayikinga. Ayikinze abwira umudamu ati tubanze dusenge mbere yo gutangira ikiganiro duhagaze. Umudamu ngo afata igitenge gikura mu ishakoshi ubwo ni inkuru yivugiye agiye kwa ngo yango igitenge cyihorera atoya ati nubaha Imana ati natojwe Imana ntabwo ati iyo umuntu avuye mu byaha yubaha Imana ati rwo tugiye gusenga kandi iyi akaba ari studio ukora mu biganiro by'ivuga butumwa reka namenye ngo igitenge cyihorera none ngo mu gihe atagiye gusenga arimo arasenga nka ya filime Gafaranga yajyaga kina za filime Bishop Gafaranga yakinaga za comedy. None ngo mu gihe arimo arasenga Elize ngamanuri intoki azamura ibubu umugore ngagiye kumva yumva intoki zigeze ndani kwa chini muri systeme we yaranivugiye ngo mu gitsina ashoramo intoki ko ni ikiganiro giye nakoranye nawe namusanze muhiriwe yagihamagariye.
Elize ngajombamo kwa Jeanne ashumanura intoki ibintu nk'ibyo so abantu batwihanganira hari urumva ni imvugo nyine shoye intoki mu gitsina ndani nta nubwo yakozeho ahubwo yinjijemo ndani aramaze tiro ate twakira Yesu ato yatumuntu wese asenga uko umwuka mutegetse ati jewe senga bitandukanye iyi Imana imbwiye ngo nkore gutyo nsenga mfashemo gutya ninjijemo intoki hanyuma umugore aratuza oya ngo byahise bihindura isura urumva umugore afite agahinda k'umwana we yabuze undi nawe ari mwishimisha mubiri arimo aramwagaza arimo aramwagaza atagakika afite ikibazo cy'umwana ahari famiye y'umwana iri mu maze ngo umwana ari hehe n'ibiki byose ntazabwira famiye ngo umwana namubuze gutyo undi we ari mwishimisha mubiri arimo arashora intoki kwa ndani kwaciye ubwo ngo abamusabye imbaza ati mbabara dukora ikiganiro bakoranga ikiganiro cyakanya gato cyo gutanga itangazo ku mwana yabuze gutya ibintu nk'ibyo atuye hanaha dutuye hanaha ibintu nk'ibyo baragikora babaze kugikora bukeye umwana yari atabonetse umunsi yari atabonetse ubwo ni kuwa gatatu umwana ntiyabonetse bukeye ngo kuwa kane bahamagara wa mudamu kuko cya kiganiro cyahiriza cyakoze umuti abantu bakibonye baravuga bati umwana ari kuri ribu ya Gahanga nuko bahamagara umudamu bahamagara Elize za nimero zombi barazihamagara Elize ahamagara umudamu ati hari abantu baba baguhamagara bakubwira ko umwana yabonetse ati yego bamaze kumpamagara mu kanya ati boti numvise kari Gahanga ati naza tukajyana ati batakwaza ibibazo by'ishato ya nta kibazo atubuse umugore avuga ati buse ndajyana nawe ntari papa we atari papa w'umwana barambaza ko ari inde tuzanye ndasobanura gute umudamu rero yijyana wenyine Igahanga aragenda umwana baramumuha arataha n'umukarumuna noneho rero muri izo audio zose harimo niho batangiye ubundi Elize niho yatangiye guteretera nyirizina uyu mudamu kuko yaramuhesheje umwana noneho birakomeza biratutumba muri iyo minsi biratutumba uyu mudamu ngaza ku hari umudamu umwe ngo w'umuhanuzi kazi baje gusengana noneho ngo basenganye umudamu umwe ngo wo mu Mubirigi wigeze kuza gusengera kwa Elize yaje mu Rwanda ngo atanga n'ibitenge muri icyo cyumba cy'amasengesho cyo kwa Elize aha nimero uyu mudamu wo mu Karumuna noneho ngo yaje guhamagara uyu mudamu wo mu Karumuna aramubaza tese nta muntu w'umuhanuzi wizera neza uzi gusenga twasengana ko mfite urubanza mu Rwanda aho ngaho i Kigali ati buriya nari naje mu bintu by'imanza ati nta muntu w'umuhanuzi wizera neza uzi gusenga neza w'umuhanuzi bye ubwo n'uyu mudamu mu Karumuna rero aramubwira ati hari umudamu nzi amupasa nimero amupashe nimero wa mudamu w'umuhanuzi niwe mu Karumuna rero baraganiraga aramubwira uwo mudamu aramubwira ati ihane ndimo ndabona hari umuntu w'umuhehesi umubwiriza butuwa kandi uvuga iby'Imana atabirimo mbona hagati yawe nawe ndabona mo communication kandi communication izabyara ikibazo aramubwira ati numuvuga butumwa yitwa Elize yahise anabivuga ntiyavuga ati Imana imbabarire ubuhehesi guheheta kuri telefone Imana imbabarire ubushurashuze nashurashuranye n'umugabo kuri telefone arangije avuga Elize noneho wa mudamu w'umuhanuzi abikoza wa mudamu wo mu Mubirigi ahamagaririza bimubwira aho ni intambara zaturutse rero Emi watangiye kumva ikiganiro oya watangiye kucyumva cyangwa urimo nawe uraza kucyumva nk'abandi kuri YouTube ndi kukumva hanyuma aho ni intambara zaturutse Elize ahita ahamagara uyu mudamu Elize ahamagara uriya mudamu Mukeshimana Vestina avuga ati wowe ni gute cyo kuvuga ngo naguteresa ibintu nk'ibyo by'iterabwoba bese ibintu nk'ibyo nuko bya kuvuga ngo wandi kodiza ati amajwi yose wandi kodinze ndashaka kuza yose ukayasiba turi kumwe urumva babi inzira ziba zibyaye amashyari undanga gato ya ntayo aturumva nuko ubwo mudamu telefone ye ngo nuko Elize ati abonye ko byamenyekanye n'abantu bo muri komite batagira kumenya urumva umudamu wo bubiri yahise abibwira abantu bamwe basenganaga na Elize ahita atangira kujya yizana icupa ry'amazi mu cyumba cy'amasengesho kandi ubundi itegeko ryari ukugurira wa mudamu amazi noneho bamwe mu basengana batangira kwibaza wa mudamu atayitubwira wowe n'umuyobozi w'icyumba Elize cy'amasengesho mupfiki ko ari we watubwiye ngo tuye tukugurira amazi
tukaba twabonye yatangiye kwizana amazi cyangwa se rimwe na rimwe yatwajwe n'umugore we ni ukubera iki undi ati rero buriya ibyo dupfa ati buriya muzabimenya nawe muzamubaza azabibabwira atuye wowe watubwiye se tugafata ibintu tugafatiye n'igihe biba bikiri bugufi ibibazo tukabifatira bugufi ati kuko ati twagerageje kumubaza impamvu asigaye yizana amazi atubwira ko utari umwizerwa ko ufite ikibazo kutari umwizerwa nuko bukeye ku wundi wa kabiri Eliza aravuga ngo hari umudamu hano mu rusengero untereta kuri telefone yashatse kuntereta kuri telefone Sugar Mami ni umusambanyi ni umuntu umeze gutya ni umuntu ibintu nk'ibyo nuko noneho ubwo ngo barabivuze umuntu umwe wo muri komite yo kwa Elize mu bantu basenganaga abaza umudamu ati rero ko twumvise ibintu bishobora kuba byerekeza kuri wowe umudamu abwira uwo muntu avuga ati jewe niyibesha ati hari umudamu yasohoye amuvuga mu rusengero je namvuga gutyo mu rusengero nzamena umuceri noneho muzamenya icyo dupfa na Elize urumva aho rero ni intambara zaturutse bitangira bityo Elize wa mudamu yumvisha amajwi bamwe bo muri komite nujya no kuri cano ya Elize urumva bikiganiro avuga ko hari abantu bamusabye guhura n'uwo mudamu akamuha amafaranga ngo bimaze amezi ari cyangwa 3 izo ngo zimaze amezi ashikira kuri 4 cyangwa 3 ngo bamusabye ko yaha amafaranga uwo mudamu ngo kugira ngo izo audio zitazajya mu itangazamakuru wabyumvise noneho rosasa Elize abonye bimeze gutyo byamaze gufata indi sura kugira ngo yenda bitafekta ku rugo rwe ajya kurega umudamu kuri ribu ya Gikondo ribu ya Gikondo ngo ihamagara uriya mudamu aravuga ati muhamagara ari kuwa gatanu mu masaha 6 ntabwo niteguye nzaza kuwa mbere umudamu ngo agenda kuwa mbere na Elize bose baritabana none ubwo bitabanye umudamu abumvisha amajwi aravuga ati do uyu Elize kuba rero ari jewe na Elize ninde wakoze amakosa kuruta undi yarakwiriye gushora intoki mu myanya y'ibanga y'igitsina cyanjye naje muhungiraho mubwira ngo ndashaka gukizwa bikuvuyemo kugira ngo asambanye ku ngufu muri studio yiwe hano Gikondo wumvise uko rwambikanye nuko ubwo icyo gihe rero umudamu ariko tekinike akaba yasize amajwi ukuntu yajyanye telefone irimo amajwi ariko yasize na memory card ifite amajwi muhira icyo biti bizibiti kugira ngo Korode nawe azabibone urumva hariya barabisibye ariko yarabisigaranye wabyumvise ahita anatanga ikirega ku kanya Igikondo kuri ribu ya Gikondo none reka ze mbirebe shawamaye mfite intebe nke ndaguha ebyiri nsigarane ebyiri uramba tariki 9 z'ukwa 11 nibwo bahuriye kuri ribu ya Gikondo itariki 9 z'ukwa 11 2023 Elize yari yatanze ikirego kuri ribu ya Gikondo areguye umudamu Mukeshimana Vestina hanyuma tariki 9 Elize nibwo yatanze ikirego umudamu yitaba ribu ya Gikondo 12 z'ukwa 11 2023 hari kuwa mbere nyuma yaho rero ubwo nibwo ribu yabateze amatwi basangerize ari mu makosa barababwira gusabana imbabazi ibintu bikarangira abakozi b'Imana Elize ntiyabikora umudamu ngo ahita atanga ikirego Igikondo ikirego cye ngo kidahawe agaciro tariki 13 tariki 13
tariki hari mbere itariki enye z'ukwa 12 2023 itariki enye z'ukwa 12 2023 nibwo uriya mudamu Mukeshimana Vestine yatanze ikirego kuri Ribu Headquarter ya Kimihurura amaze kubona ko Ribu station ya Gikondo batakurikiranye ikirego kiwe yatanze kuri Nsengimana Elise. Hanyuma tariki 2 z'ukwa mbere ngo abonye ko kuri Ribu Headquarter batamuhamagaye bamubaze ku kirego cye ko cyakiriwe bagira ibyo bamubaza ku bijyanye n'ikirego yatanze. Tariki 2 z'ukwa mbere nibwo ngo yashatse nimero y'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri aramwihamagarira amaze kumuhamagara amuha randevu. Wabyumvise? Yego. Andagira ngo abantu bakurikirana iki kiganiro bitonze icyama bakaza gukurikirana iki kiganiro. Aragenda asobanura ibye na Nsengimana Elise kuko Elise ngo muri iyo minsi yakoze ikiganiro ku icano ye y'Isaro TV agaragaza ko uwo mudamu ari shugamami ari indaya yigurisha ashyiramo n'amafoto yazengurutsa mu kiganiro. Hanyuma yaho rero ubwo bamushakiye bamufashije ko hashatswe umugenzacyaha ufite dosiye y'uwo mudamu Kimihurura kugira ngo ayikurikirane akurikirana akantu ku kandi. Umudamu yaje gufashwa ahabwa ubutabera mu bugenzacyaha bwa Ribu Headquarter Kimihurura kuri iyo tariki nibwo hahamagara Nsengimana Elise Kimihurura kwisobanura kuri iyo dosiye yarezwemo na Madamu Mukeshimana Vestina. Elise yitaba station yitaba Headquarter ya RIB ku Kimihurura ku cyicaro gikuru mu Rwanda. Noneho rosasa vuga ngo igitunguranye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 2024 muribuka ko RIB umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yatangaje yeretse abanyamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye YouTube channel ndetse n'amaradiyo n'amateleviziyo abapfumu bafatanywe inzoka ku Ruyenzi n'akanyamasyo. Nyuma yaho iyo ugiye ku kinyamakuru cita Magique ku munota wa 23 uhasanga umuvugizi wa RIB yavuze ati nk'abantu babeshya abantu ngo nabahanuzi ngo zari gitambo bakuzingiye musi y'igiti zari gitambo bazingiye mu ifoto yawe zari gitambo byagenze gutya na gutya ngo nguhanurire ngo usengere ukira indwara. Ati hari uwitwa Miravumba nabizasobanuka. Ati Miravumba yarafashwe arafunzwe. Ati hari n'amacano ati kandi nimwe mubafasha kwamamaza ibintu nk'ibyo amwe mu macano atandukanye. Ati simwese atari ko hari bamwe babafasha kwamamaza ibintu by'urukoza soni nk'ibyo ngibyo. Ati urugero nka Isaro TV atesa ari hano. Iyo nkuru wabuyibuka? Ndayibuka. Urayibuka neza fresh? Tariki 3 z'ukwa 4 2024 nibwiyo umuvugizi wa RIB yahaye ikiganiro mbwirwa ruhame abanyamakuru kuri Headquarter Kimihurura. Hanyuma ubwo yavugagamo Isaro TV ababyibuka neza uyu Nsengimana Elise ufite channel Isaro TV turanayamamaje cyakoza nta kundi twa abantu bamumenya tutavuze gutyo. Nibwo yakoze ikiganiro mu masaha ya 3 n'igice bikira saa 4 avuga ngo murangira Thierry ndakurega nutavuguruza inkuru wankozeho. Mwamubyibuka? Cyo kiganiro n'ubu kiracyariho ku Isaro. Hanyuma aravuga ngo murangira Thierry muregerwa he RIB abaraka muyambarira he ni maraka ibiki biki ndakurega ndakujyana mu rukiko nutavuguruza inkuru ndakurega mwebwe mwibintu nk'ibyo nasenge abayobozi bakomeye n'abantu bakomeye bamwe mu gihugu ibintu byinshi ndakurega we murangira Thierry ndakurega ibintu nk'ibyo. Bukeye mu gitondo bwaho ubu nibwo noneho ntangiye kwinjira muri ntuze muri intro buza gukora. Bukeye mu gitondo bw'uwo munsi nanone yakoze ikindi kiganiro gifite umutwe uvuga ngo
dore abanyenesheje naba Emi urakurikiranye ndi kukumva abanyenesheje nabangaba ni mwebwe ribu polisi igisirikare na RDB Rwanda Development Board ifungwa na polisi na RDB n'abakozi ba RDB ngo harimo n'umumajoro w'umusirikare muri icyo kiganiro akoramo inkuru ivuga ngo yubatse inzu barayisenya wabyumvise muri icyo kiganiro arongera avugamo ko atazi yavuka adasobanukiwe ahavuka atazi uwariwe avuga ko yasabye indangamuntu muri NIDA ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu barayimwima ndabyibuka ngo nyuma yaho biba ngombwa ko yashaka abantu 15 kugira ngo bemeze ko yabona indangamuntu ariko ni nako bimeze none se umuntu wivugira ko atazi yavuka ari umusudaniye abantu bari kubwirwa n'iki abatanga indangamuntu avuga yuko agiye mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka migration bamwima urwandiko rw'abajya mu mahanga ariko icyatangaje twaje kubona mu biganiro yakoze yagiranye n'abarundi abwiriza i Burundi ntiyagurutse kereka niba afite amababa cyangwa afite imyuka mibi yamugurukije ikamuvana i Kigali ikamujyana i Bujumbura twabonye yaruriye indege Kanombe ajya i Bujumbura kandi Burundi ntabwo hagendwa n'indangamuntu hagendwa na laissez-passer cyangwa passport ibi rero jewe n'abandi babasha kureba kure twabifashemo nko guharabika igihugu kwandagaza ubuyobozi n'umutekano bw'igihugu agaragaza ko u Rwanda rudatanga service kandi u Rwanda rutanga service kwisonga abanyamahanga bose bifuza kuba mu Rwanda kubera u Rwanda rufite umutekano kandi rugira gahunda ku murongo twanasoza urama ntuma genda ubibwire ntuze wawe ngaye ngo wonerize wabibwiraga mukesha Imana Vestine nose nawe genda ubibwire gapome so eminyawe rero Elize yavuze abandi yavuze ko Apotre Mignoni abakristo badakwiye kumwizera kuko yaguze amavuta yo gutura abantu hasi ikampara ku mupasiteri witwa Robert Kayanja yagiye avuga insengero nyinshi za Zion Temple ahagarika abakristo kujya mu gusenya ngo madini ngo ayo madini ngo ayo matoro mujyamo kirazira kujya muri ayo madini ntimukaje muri ayo matorero arangije Elize arimo aratakamba kuri channel ye ngo barimo baramuvuga kandi yibagirwa ko yaharabitse umuvugizi wa RIB umuvugizi wa RIB yamugiriye ibanga ubwimuye umudamu yatangaga dossier akarega Senyimana Elize muri RIB Kimihurura umuvugizi akaba yarabonye kuri iyi dossier akaba yaramugiriye ibanga imbere y'abanyamakuru bagenzi ba Elize ntiyavuga ati Elize byagenze gutya na gutya ahubwo aravuga ati nka Senyimana ati nka Isarutiva tesa ari hano urumva yagombaga guhamagara umuvugizi cyangwa se akajya kumushaka Kimihurura akamubwira ati muyo vugizi nyakwa muvugizi rwose mwavuze cano yanjye nje kubaza impamvu mwatangaje cano yanjye mu bitangazamakuru nta cyaha nzi yakoze icyo gihe rero agasobanukirwa rero yavuze abandi atangaza n'izina ry'umudamu wari komiseri wungirije muri polisi y'igihugu iryo zina rarivuga gisinshatse kumuvuga ariko yaranamuvuze kuri cano yiwe atangaza umumajoro muri icyo kiganiro avuga Dr. Murangira bitse gemvuze Dr. Murangira bi we yavuze ngo we murangira nutavuga uruzi inkuru ndakurega Elize rero akwiye kubanza gushyira ubwenge ku gihe icyo bita gutekereza agatekereza neza fresh kubera yuko ibyo akora si iby'abantu bazima ni ibintu bihutse biri aho ngaho gutyo gusa ntazi no gutekereza ngo agaruke inyuma avuga ati ariko narakosheje mumbabarire ijambo mbabazi umunyarwanda byawe umwana mwita mbabazi imbabazi zifata ibintu byose zigahanagura ibibi byose zigahanagura amabi umweru ahari umukara
umweru ahari umukara iyo hashizwe irangi ry'umweru hahinduka umweru. Elize rero arashaka kumuvuga butumwa utari umuvuga butumwa. Elize naramutse ncukumbuye Elize nkamwinjiramo nk'umuvuga butumwa nta nubwo afite n'igice cyo kumubwiriza butumwa, kuko umunyagice uri ku gice utarabatizwa utaramenya Yesu arusha agaciro Elize mwivuga butumwa. Elize nkubwire ngutemo neza, nkubwire umudamu wawe wa mbere ahatuye yabaga mu Zambia, mwatandukanye mwadivorusheje, nkubwire ahatuye muri Kigali ko hari umuntu wamamagaye akampaye makuru. Cyo ni kimenyetso. Noneho nusanga ibyo mvuze atari ukuri uvuge ko Korode ujye kuri cyane uvuge ati Korode arabeshye. Ubwo mvuze rimwe kabiri gatatu ibintu nk'ibyo, reka mbabwire ngo Elize ashyira ubwenge ku gihe. Feri ya mbere ubundi yakabaye akorera n'ikiganiro agasaba inzego z'umutekano yaharabitse imbabazi, kuko ubwe Murangira Bitsiyeri Dogiteri nk'umuvugizi yavuze ikirego yari yabonye. Uriya ni dogiteri mu mategeko, uriya avuga icyazi, ntabwo ari bavugirije. Umuvugizi w'urwego avuga ikintu cyanditse. Wabonye ko yari afite laptop imbere yiwe yasomaga akantu ku kandi. Elize rero akwiye gusaba imbabazi ubwabyo, agasaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'inzego z'igihugu, kuko yaharabitse inzego z'igihugu. Rero ntababazwe yuko abantu bamuvuga ko buriya mugore yashyize ibyiwe hanze, ababiyiwe hanze. We yaharabitse inzego z'igihugu bukeye. Niba rega najye kurega muri RIB uko bamuharabitse, na Korode nashaka nzatange n'izina rye. Umunsi avuga Murangira Bitsiyeri akamuvuga mu izina, akavuga ko museri wungirije w'umudamu muri polisi, akavuga izina rya muharabika, agaharabika igisirikare, agaharabika RDB. Uwo munsi nanjye Korode nzababaza, ni munyereke dosiye ya Elize aho mwamuregeye. Murakoze.